Max yigeze kuvuga ngo intego yanjye mu buzima ni ukubwiza abantu kuri ko nta mana ibaho. Niba hari inyandiko ikubiyemo ibitekerezo bya Max yashishikaje benshi nijyanye n'iyobokamana, aho yarigereranyaga na kapitalisme. Ni n'umwe mu bakunze kwandika ku nkomoko y'umuntu n'isano afitanye n'icyo abantu bita imana n'idini, aho yabigereranyaga nk'ikinya cyo gusinziriza abashobewe ngo bagire agahenge mu bibazo bibugarije. Max avuga ko umuntu ari we ugira uruhare mu kugena ibirebana n'iyobokamana, ko iyobokamana atari ryo rifite uruhare namba mu kurema umuntu. Karl Marx yavugaga ko umuntu afata ibyo atekereza akabyihindukirizaho ubwe ku giti cye nk'uwireba mu ndorerwamo, bityo ibyo avuga ko yizera bikamutera kwinjira mu byo we yita imana ariko ashidikanya, mu by'ukuri akabikora nk'ugaruye ishusho ye bwite y'ibimuri mu bitekerezo akabyita imana kandi ari we mana yivuga. Max akemeza ko ngo abantu bakwiriye kureka kumva imana nk'iyibera mu kirere ahantu kure, ahubwo bakayegereza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Agasa n'uca amarenga ko buri wese yagakwiriye kwiyumva nk'imana ye ku giti cye, ko kandi ngo ariko bimeze, ngo niba koko imana ubwayo yararemye umuntu mu ishusho yayo, kuri Max nta kabuza ko umuntu nawe ari imana neza neza nk'uko iyamuremye nyine imeze. Ni muri urwo rwego Max hari aho yagize ati kuba abantu bajya impaka ku iyobokamana n'imyizerere yabo ni intambwe y'ingenzi yo kwibohora imigozi ya byinshi bishidikanywaho n'ikiremwamuntu. Aha niho ndetse muri politike igenga imibereho myiza y'abantu bivugwa ko ari uburenganzira bwa buri wese mu gutanga ibitekerezo bye, yaba ashima cyangwa nenga, freedom of speech. Max nanone yaciye igikuba ubwo yavugaga ngo idini ni nk'amaburakindi cyangwa ubuhungiro. Max yashimangiye ko umuntu watangiye kwita ku by'iyobokamana n'amadini kenshi atabiterwa nuko yumva aguwe neza cyane, ahubwo abikora nko kubura uko agira, aho kenshi mu madini atandukanye haba huzuyemo amaganya, abantu bavuga ko baganyira imana, bamwe bayitabaza mu ngorane zijyanye n'imibereho bafite cyangwa ubukungu bwabo bugeze ahari indimuka, akaba aribwo babona kwegera inzira y'amasengesho. Ku bwa Max ngo ibi ntibikorwa mu ntego yo gushaka imana, ahubwo aba ari ugushoberwa kuri benshi, cyangwa se abandi bakabikora bakuruwe n'irari n'inyota y'ibintu baba bafite. Ibi bikigaragaza mu byo basaba imana. Hari kimwe mu bitabo yanditse yise La Religion et l'Opium du Peuple, ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo idini mu bantu ni igihamya cyo gushoberwa kwabo. Max ntiyatinye kuvuga ko bisa n'aho abantu batangiye kwisunga amadini baba bakeneye ikiyobyabwenge cyabafasha kwikura mu byango n'akaga kaba kabagose, kugira ngo izo ngorane n'ako kaga bazitambukemo nk'abari mu kinya. Uko rero ngo niko umuntu yaje kubeshaho idini kandi ari ryo ryakamubeshejeho. Max yanakomoje kubazana amadini, ashimangira ko nabo babikora mu rwego rwo gusinziriza abo baba bakorera ibidakwiye, nko kubahuma amaso kugira ngo umuntu atabona ibi bamukorera, maze bigaha umudendeza abanyamadini wo kwigarurira imbaga nayo itabona ko yamaze gufatwa bunyago n'abo banyamadini. Ibi rero Max akabihamya avuga ko iyo amadini aza kuba yarazanye ukuri, aba yaranazanye ibisubizo by'abayakurikira, aho kugira ngo abantu bayazemo ari benshi ariko n'ibibazo bikomeze bibe uruhuri mu isi, maze n'ugerageje kuba hari ibyo atumva neza yitwa umupagani, ndetse ibindi byatuma umuntu asobanukirwa neza abanyamadini bamwe bakabyita amayobera.